Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo utankoreye ngo nkire wandinze ibibi byari kumitana reka nanjye nge nguhimbaza. Nitwa Muhimpundu ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana umunyarwandakazi. Yes, ani rero tuguhaye ikaze kuri TORCH1 TV. Murakoze cyane ndabashimiye. Uraho urakomeye? Ndaho ndakomeye ndashima Imana. Ibyo ani umeze neza cyane rwose. Bakunzi wa TORCH1 nabo barabibona. Umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga wasokoje neza. Umubyeyi ukunda Imana agakunda abanyarwanda ariyo mpamvu avuga ati Yesu we ntacyo ngushinza buriya hari impamvu. Ani umushyitsi kuri wo wavuze iki? Umushyitsi kuri njye yavuze umugisha. Umushyitsi kuri njye yavuze umugisha. Umushyitsi kuri njye avuze amaboko. Umushyitsi kuri njye avuze byinshi. Ariko byinshi byiza. Ani rero mu kanya nari ndiho mvuga ko usa neza kandi burya abadamu bo mu Rwanda tunezezwa yuko basa neza burya n'igihugu kiba gisa neza. Ikindi yubona umudamu yasokoje rwose akanogereza ubona ko ari ibintu bishimishije ndetse bigashimisha n'umuryango muri rusange. Ariko noneho byose bikorwa n'amafaranga. Uyu munsi Ani wamuha amafaranga akamuha n'abantu bwa mbere wafata iki? Mbahaye ikaze bakunzi ba TORCH1 TV muzi ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Icyo tubasaba mwebwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategurira bibagereho gatanu kuri gatanu. Murababwira ko nzajya mbazanira ibyiza bishimisha imitima yanyu ariko kandi buri munsi mpindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe. Uyu munsi munyemerere noneho tugiye nanone kureba abari n'abategarugori muri muzika. Umuziki wakunzwe n'abanyarwanda yewe n'abari rwota amasimbi tutibagiwe abanyarwanda bari iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese mwaramukunze ariko uyu munsi ari kuri mikoro za TORCH1 niyo mpamvu nabatera amatsiko agiye kubibwira mu magambo meza n'ijwi rye ryiza mu ndirimbo ze nyinshi mwakunze ariko cyane cyane nk'iyi ngiyi agiye guheraho. Ndabakunda ntimujye kure. Nitwa Emmanuel Kanani. TORCH1 TV. Hey, TORCH1 TV turayekunda. TORCH1 TV turayekunda. Bitabayobozi bayo turabakunda cyane. Banyamakuru bayo bose barajijutse. Biganiro byayo biraduhugura. Oye, TORCH1 TV tunayipenda. Oye. TORCH1 TV turayikunda. Banyarwanda mwese namwe muyikunde. Banyarwanda mwese nukuri murayikunda. Ibwota amasimbi namwe murayikunda. Diaspora nyarwanda namwe turabakunda. TORCH1 TV turabakunda. Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo utankoreye ngo nkire wandinze ibibi byari kumitana reka nanjye nge nguhimbaza. Nitwa Muhimpundu ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana umunyarwandakazi. Yes, ani rero tuguhaye ikaze kuri TORCH1 TV. Murakoze cyane ndabashimiye. Uraho urakomeye? Ndaho ndakomeye ndashima Imana. Ibyo ani umeze neza cyane rwose. Bakunzi wa TORCH1 nabo barabibona. Umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga wasokoje neza. Umubyeyi ukunda Imana agakunda abanyarwanda ariyo mpamvu avuga ati Yesu we ntacyo ngushinza buriya hari impamvu. Ani umushyitsi kuri wo wavuze iki? Umushyitsi kuri njye yavuze umugisha. Umushyitsi kuri njye yavuze umugisha. Umushyitsi kuri njye
avuze amaboko umushyitsi kuri nge avuze byinshi ariko byinshi byiza. Hano rero mu kanya nari ndiho mvuga ko usa neza kandi burya abadamu bo mu Rwanda tunezezwa yuko basa neza, burya n'igihugu kiba gisa neza. Ikindi yo n'umudamu yasokoje rwose akanogereza, ubona ko ari ibintu bishimishije ndetse bigashimisha n'umuryango muri rusange. Ariko noneho byose bikorwa n'amafaranga. Uyu munsi Ani wamuha amafaranga akamuha n'abantu, bwa mbere wafata iki? Bwa mbere nafata abantu. Ko ifite abantu n'amafaranga ashobora kuziraho nyuma, ariko ufite amafaranga udafite abantu ufite akaga. Icyambere rero ikiza mbere y'amafaranga n'abantu. Hanyuma amafaranga yaza nyuma nyine bikaba byiza, ariko niyo atazi ufite abantu burya wabaho. Hari abajya bavuga ngo amafaranga ngo niyaza mbere ngo akaba ari nayo mpamvu ubwo bwiza nyine budapfa kuza gusa ari amafaranga ngo abikora. Amafaranga ni meza pe. Hari n'umuntu wayagereranije n'amaraso, ngo y'amaraso ahagaze mu mubiri umuntu arapfa, n'amafaranga yahagaze umuntu arapfa. Ariko nge ntago ari uko mbibona. Ntabwo amafaranga aza mbere y'abantu, ahubwo abantu baza imbere y'amafaranga. Kuko ubu uwaguha ibintu byose byo ku isi birimo n'amafaranga yose, akagutuza ku isi wenyine, ntago waberwa, ntago wanyurwa, ntago wakwishima. Ibintu byose rwose ntago byakunyura. Rero ubwo bivuze ko abantu baza mbere y'amafaranga, kuko uramutse ufite abantu wanezerwa, ariko ufite amafaranga yonyine abantu badahari nta munezero uhari. Bakunzi ba TORCH1 nguyu Ani yakoze indirimbo nyinshi nk'iyo nababwira, harimwo warakoze indirimbo yitwa muri izo ngizo harimo nk'iyi ngiyi twavuga ngo urugo, muri izo twavuga yitwa igitabo, iyo twavuga ngo aragukunda, iyo twavuga ngo iyi si, iyo twavuga ngo ntacyo ngushinza, n'izindi araza kuzigarukaho. Ani ko mbona uruhanga rwawe rugitemba itoto, ukaba uri muto rwose. Ubu buhanzi bwawe buhanganye ubuhanga, inkomoko yabwo ni hehe? Inkomoko y'ubuhanzi nta hantu nabwize. Ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana kandi yatangiye kera cyane nkiri muto. Ubwo rero ntago ari ibintu nagiye kuvoma hirya no hino cyangwa mbyige, ahubwo ni impano byaraje. Noneho iyo mpano yaba yarigaragaje ryari? Wari ufite imyaka ingahe? Byari bimeze biti? Kuko abakunzi ba TORCH1 n'abanyamatsiko, indirimbo yawe by'umwihariko yakumenyekanishije, nubwo ibihangano byawe byose bimeze neza, ariko ni Yesu we ntacyo ngushinza. Nimba ariko yitwa buraza kubasobanurira, ariko byatangiye ryari, byaje biti iyo mpano? Impano yaje kera rwose, kera iyo kuririmba yaje kera, ntago ni mu myaka nyine ya mbere y'itandatu, muri 7 ndi umwana mutoya, kuko navukiye mu rugo ruramya, mu rugo ruririmba. Ubwo rero naho byahereye, ariko guhanga, kuba nakora indirimbo ikarangira abantu bakayumva, nabitangiye mfite imyaka 17. Ako nta buryo bwari buhari icyo gihe nabona ku buryo ushobora kujya muri studio ugakora indirimbo. Ntabwo bwari buhari. Indirimbo yanjye ya mbere nakoze nyine yitwa ntacyo ngushinja, nayisohoye muri 2008. ngira ngo nkuko nakomeje kubibwira abakunzi ba TORCH1, ni nayo ndirimbo yakumenyekanishije cyane muri uyu muziki w'abanyarwanda muri iki gihugu cyacu ndetse n'irwota amasimbi. Iriya ndirimbo yawe ubundi iza yaje ite, hanyuma yakiriwe ite? Iza ubundi uko indirimbo iza byo simbimenya. Numva indirimbo ije nkaririmba,
nkayikora. Iriya ndirimbo yitwa ntacyo ngushinja, nari maze igihe kirekire niga Bibiliya ndi mu itorero, ariko ntago nari narahishuriwe neza ikintu cyitwa umusaraba n'umumaro wawo byose. Rero iriya ndirimbo nyikora ahanini nari maze kumenya ikintu Yesu yakoze ku musaraba n'uburyo urukundo rw'Imana rwabaye igitangaza ku munyabyaha. Iza gutyo wenda yaje bitewe n'ibyo namaze kumenya, nabyo gusobanura ngo ndicara ngavuga ngo ntacyo ngushinja, ngo naricaye ngo ndabongeye gutondeka amagambo ngo nzamure ijwi, yaraje gusa. Iraje rero ugiye kubona ubona irakiriwe muri iki gihugu, aho ubashije no gutambuka ukumva rwose igihangano cyawe ku bitangazamakuru bitandukanye baragikinye, abaturarwanda baracyumva iwabo mu rugo. Animari, noneho mu by'ukuri ni iki wiyumvagamo umaze kubona iryo sezerano nk'uko wabivuze uti ni impano y'Imana, ariko ukumva noneho ibyo uri kuvuga biriho birumvikana, wabyakiriye ute? Nawe urabyumva. Ntabwo ubundi nyikora nanayisohora ntabwo numvaga ko izatanga ubutumwa nk'ubwo yatanze, nubwo numvaga bizagira uburemere nk'ubwo nayibonanye abantu, abanyarwanda, abanyafurika, nabo mu mahanga za Amerika n'i Burayi, yinjiye mu matwi yabo neza. Kuko mfite ibihamya byinshi cyane binyereka ko iriya ndirimbo yagize umumaro kandi ifasha abantu benshi. Bakunzi ba TORCH1 TV, turiho turaganira n'umuhanzi w'umunyarwanda uririmba byahamye, akaririmba ibihangano rwose bihanganye ubuhanga, indirimbo nziza cyane zinyuze imitima ya benshi. Mwarazikunze hano mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi, burasirazuba murazizi, amajyepfo murazizi, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, u Rwanda rwose muri rusange. Muhimpundu Animari rero niwe twasuye muri za ndirimbo ze, nkuko nabibabwiye cyane cyane iyo mwamumenyeyeho. Umunsi turi kumwe nawe, umubyeyi mwiza namubabwiye rwose kuri mikoro za TORCH1 ndetse na kamera muramubona ko ari umubyeyi wizihiwe, kandi umubyeyi nyine w'umukristo, nkuko igihugu cyacu cyakifuza ko abantu banasa neza, ariko no gusenga burya iyo udasenze nta mahoro nta n'umutekano waboneka. Kugira ngo dukore neza rero ni ugusenga no kunezerwa, ariko ibihangano nk'ibi nabyo bigatuma tugera kuri byinshi. Ani, uyu munsi ibihangano byawe cyane cyane indirimbo zawe izo umaze gukora muri iyo myaka yose zaba zibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga zingana iki? Uraza no kutubwira noneho iziri mu mushinga nyine zikiri uri utegura nanone zimaze kungana iki ubu ngubu? Izo nabashije gukora mfite ku buryo umuntu yazibona cyangwa akazumva nka 46. Hari n'izindi ziri aho ziba ziri mu mishinga, zo ni nyinshi. Watunyuriramo amazina yazo, izina gusa? Uko zibuka, si ngombwa kuzivuga zose. Uko nzibuka, iya mbere niyo ntacyo ngushinja kuko nayisohoye ari imwe, nyuma nkora album y'indirimbo 8. Harimo nibukamo nkeya, ntacyo ngushinja, garuka yewe urimo kugenda, cyo nkundira Yesu. Izo ziri kuri volume ya mbere, urugo rwiza. Hanyuma iziri kuri volume ya kabiri harimo araguhetse ndumviri kuri 3. Harimo yitwa sinzibagirwa. Oya, sinzibagirwa nayo iri kuri 3. Ahubwo volume ya kabiri yitwa ntabwo yabinaniwe. Yesu ntabwo yabinaniwe. Noneho 3 ahubwo nirimo iyo yitwa araguhetse Yesu. Harimo ni nyinshi. Ejo bundi hari umusaza twaganiriye
ni nyinshi kandi inyinshi nazikoze kera ntago ngurenganya. Ejo bundi hari umusaza Muyanga abanyarwanda baramuzi, twaraganiriye ariko yaradusekeje, yaravuze ati hari indirimbo zanjye njya numva abana bagashyira nko baba bayumvise nko kuri radio, hanyuma bakambaza ati ariko uwo muntu uriho urumva umuzi? Ati ubwo ngatega amatwi, ati ariko ati uwo muntu uti ndumva ijwi rye njya kurizana ariko wapi. Ubwo rero bigaragara ibihangano byawe kuko wa mugani biba ni na byinshi koko biza byihuta byose ukabasha kugira, ntabwo wazikurikiranya zose, ariko niyihe ndirimbo usibye iyi ngiyi ntacyo ngushinja waba warakoze nayo ukumva koko message yayo irihuse? ni nk'eshatu. Nyuma ntacyo ngushinja nakoze, hari indirimbo nakoreye umukobwa wanjye yitwa mbwira mama. Iyo ndirimbo yarakunzwe nanjye iramfasha. Hari n'indi nakoze kuri volume ya 4 yitwa yitwa yarishyuye. Yarishyuye nayo ni nziza cyane. Hari indi nakoze iyo ni nshyashya yitwa ni rugira, ivuga uburyo Imana ari rugira, ari rurema, ariyo yahanze byose, ari tubeshejeho. Ni nyinshi koko. Buriya umuririmbyi ushobora gukora nk'izo ndirimbo zirenga 40, uretse ko atari nazo nakoze gusa. Hari nizo nyine ntibuka nka Muyango, nkafata nka album nkayiha korali y'indirimbo nk'icumi, twazahurira nk'ahantu bayiririmba nkakurura, nkaza kwibuka ko iyo ndirimbo ari yanjye. Rero ni nyinshi kandi buri umuririmbyi yakoze indirimbo isohotse yose iramufasha. Nukuri ntabwo nkubeshya, indirimbo itagufashije ntabwo wirirwa uyishyira habona. Ikigufashije nicyo ufashisha abandi. Ubu rero izi ni mu nyandiko zo zingana iki aka kanya TORCH1 gusuye? Ntarakora 25. Ndazifite nyinshi. Dusobanuriye kuri iyi waruvuze ngo wayihimbiye umwana wawe, byari bimeze bite? Byatewe n'iki? Byatewe n'ibibazo yambazaga kuri Yesu. Uwo mwana afite n'izindi ndirimbo, hari indirimbo afite ivuga ku bana bo mu muhanda. Afite nyinshi zifite n'amashusho twakoze no muri studio. Ariko iyo kugira ngo niyo aheruka gukora yitwiye. Rero byaterwaga n'ibibazo yakundaga kumbaza ku by'ubukristo, kubyerekeranye n'Imana. No mbiheraho mera kuri ibyo bibazo mukorera indirimbo, kuko n'ubundi yakundaga kumbaza, nkora indirimbo n'ubundi irimo ibibazo ambaza nanjye nkamusubiza. Ni indirimbo nziza cyane. Handumva abakunzi ba TORCH1 kandi mbabereye ijisho bagize amatsiko, nubwo turi buze mu gusoza kubabwira neza imbuga ukoresha bashobora gusangaho ibi bihangano byawe, ariko sa nkushyira mu ijwi ry'iyo ndirimbo gatoya wakoreye umwana wawe twumve. Ubwo nyine ndavuga he nahanjye. Iyo ngenda mu nzira cyangwa se ndi mu rugo, iyo ngenda mu modoka cyangwa se ndi ku ishuri, bantibaza ikintu kimwe, n'iki Yesu yaduciye kugira ngo aze ino kuducungura. Bwira mama we, yewe mwana wanjye, ntacyo Yesu yaduciye, suburanga bwiza cyangwa se imico myiza, ahubwo n'urukundo rwe nirwo gusa rwamuhase, rutuma aza ino kuducungura. Igisubiza barakibonye? Yarakibonye. Aho bakunzi ba TORCH1 by'umwihariko ababyeyi, ni kenshi umwana koko akubaza ibibazo utanabonera ibisubizo, ariko burya iyo usenga, iyo uri umuntu wakuriye ku biganza by'Imana
igisubizo ntabwo wakiburira umwana wawe. Abana benshi bagenda bahura n'ibibazo aho badashobora kwicarana n'ababyeyi ngo babereke umurongo mwiza, ariko cyane cyane burya imirongo yose tegerejemwo ubuzima bushobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, byose ni mu Mana. Niyo mpamvu rero Anne Marie kuri icyo gitekerezo twamushimira, kandi koko niko bigenda, burya nta mubyeyi wanguwe, ahubwo namwe babyeyi ukuri ujye ugerageza rwose wicarane n'umwana wawe muganire. Biravuga ko ababyeyi benshi muri gutezuka, ariko urumva mu bihangano bye ntabwo ajya kure y'umuryango we. Ani ahangaha waruvuze uti hari indirimbo zigeze kuri 25 zikiri mu bitabo shaka nazo gushira ahagaragara, ariko kandi umuntu ashobora kwibaza ngo ese ubuhanzi bwawe ubuhuza ute? Nk'umudamu mu rugo ufite umugabo ukagira abana, ubihuza gute? Ntabwo wenda kimwe gishobora kugonga ikindi. Oya. Ntabwo guhanga biri mu mpano, ntabwo biba ari urugamba, biba ari ibintu bikomeye. Gukora indirimbo urayikora ukajya muri studio, ariko ngewe n'ikintu nagizeho umugisha cyane nuko umuryango wanjye ukunda kuririmba cyane. Nagize umugisha, umutware wanjye akunda kuririmba, abana barabikunda. Ni mwubwo buryo tunafatanya kugira ntago byaba umutwaro, urabyumva. Inshingano z'urugo turazikora, n'ibyo biba bihari tukabikora, buri kintu cyose tukigenera umwanya wacyo. Wa mugani ukoze hasi, abanyarwanda n'abahanga, ukoze hasi uhita unyibutsa ibuye. Wa mugani mu ndirimbo zawe nkunda ko uriya mugabo uririmbamo n'umugabo wawe. Umugabo wanjye. None ngewe noneho birantangaje rero. Ubwo noneho nagombaga ahubwo kumubaza ikibazo nk'iki, ariko reka nkibaze wowe kuko urahari kandi uragisubiza neza. Ubwo noneho narindi kuri kote yawe, wenda nzi ko bari yararirimbyi bawe basanzwe, ariko noneho urumva ni ikintu gitangaje. Umugabo wawe uwo mwanya haba muri shuti kuri coding hose murajyana? Hari aho tutajyana nko gukoresha imiziki, wenda waba ari mu bindi. Oya, coding turajyana kuko nawe aramfasha nshyiriramo ijwi rya tenoro. Ariko muri byinshi abahari. Aho abatari ni hahandi nyine byabaye ngombwa ko atahaboneka kubera wenda impamvu runaka, ako igihe cyose amba bugufi cyane rwose, Imana imuhe umugisha. Imise ntekereza abana bo babamwo dukunda kubona baririmba nabawe cyangwa n'aba famille bisanzwe? Harimo abanjye, harimo n'aba famille, baba bavanze. Rero noneho ubu ngubu reka twongere tuse n'abagana no ku musozo, kuko ibyo twaganira ni byinshi, ibyo twakubaza ni byinshi, ntabwo twabona imizingo yo kubishyiramwo. Ariko ni hehe ubona abari n'abategarugori ibijyanye no guhanga, baba ari abahanga indirimbo zubaka igihugu cyacu muri rusange, n'indirimbo ziririmbirwa Imana zihumuriza imitima ya benshi, ubona byaravuye ku ruhe rwego bigeze ku ruhe? Umva, byavuye ku rwego rwo hasi, mbona bigeze ku rwego rusa naho rushimishije, kuko njyewe nkiri umwana, yaba ari indirimbo zirimbirwa mu nsengero zivuga iby'Imana, yaba ari n'indirimbo zisanzwe zivuga ku mico y'abantu n'iki, mbona byarageze ku rwego rushimishije. Nkiri umwana najyaga numva indirimbo, ariko nta badamu benshi, abagore cyangwa abakobwa, najyaga numva baririmba nk'uyu munsi. Nk'uyu munsi musange umugore nyine afite ibihangano bye, aratumirwa akaririmba, agakora ibitaramo, ukabona aratinyutse. Ntabwo byabagaho cyane. Umuntu nzi najyaga numva nabura aririmba ari umudamu, yari umukobwa mutoya, ngira ngo uwo bita Sofia,
Sophie Nzayisenga Sophie Nzayisenga Sophie yajyaga azana na papa we mu ruhango habaye nk'iminsi mikuru akiri mutoya umva nanjye nari umwana inshuro nyinshi sinabaga nanagiyeyo nari umwana mutoya ariko bakavuga bati uriya mwana wa Thomas papa we yitwaga Thomas ntabwo hari kure y'iwacu cyane menya ngira ngo bari batuye muri Kigoma twebwe iwacu hari muri Tambwe ubwo ni amakomine ya kera ariko nuwo nzi wumvaga atinyutse aririmba abandi babaga mu makorari ariko uyu munsi ndahari n'abandi barahari abakuru n'abatoya ubona bahagurukiye guhanga kandi burya ni na byiza cyane kuko aba igitsina gore kiratuza kigatanga inama ni byiza cyane burya uko dutanga inama mu ngo duha abana ingo tugira inama bagenzi bacu iyo byaje mu buhanzi bigira imbaraga ubu rero urabona aho byavuye uri kuhavuga urabona biri gutanga uhe musaruro kuko uyu munsi turi mu gihugu gifite politiki ivuga ngo abari n'abategarugori ni mutinyuke mu nzira zose zishoboka gusa nziza ubona biri kugenda bigana hehe nkani umuhanzi rwose ntekereza ko ufite ijambo rikomeye muri iki gihugu mu bihangano byawe icyambere nuko abari n'abategarugori batinyutse kandi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda tunayishimira cyane kuko ntekereza ko icyo gihe mvuga kera iyo ntekereza ko hariho gusigara inyuma kubera na politike yari iriho icyo gihe we n'umugore cyangwa umukobwa akibona nk'umuntu udafite agaciro ariko uyu munsi ko dufite leta nziza ishaka ko umwari n'umutegarugori batera imbere muri byose niyo ntekereza ko ariyo mpamvu umwari n'umutegarugori bari imbere no mu buhanzi rwose barakataje bifite imbaraga kandi bifite n'ingaruka nziza nk'uko nabikubwiye buriya umugore bajya bavuga ngo ukurusha umugore mwiza aho kurusha urugo rwiza aba afite imodoka nyinshi aba afite ama etaje aba afite ibyo tubona nk'imitungo ihambaye yo ku isi aba bifite ariko iyo adafite umugore mwiza wowe umufite ufite bike nta murahabanye wowe uba umurusha urugo rwiza rero iyo bavuze ngo umutegarugori iyo ufite umugore mwiza bakavuga ngo ukurusha umugore mwiza bakurusha urugo rwiza nicyo bishatse kuvuga ko umugore ni umuntu ukomeye mu muryango ni umuntu ukomeye mu muryango abagore barashishoza bagira ubushishozi bwinshi bakora ibintu byabo badahubutse nk'uko nanabivuze bagatanga inama kandi inama zubaka inama nziza rero ntekereza ko aho umugore ageze uyu munsi ndavuga mu gihugu cyacu ni ahantu hashimishije ku rwego rushimishije kandi n'umusanzu turawutanga rwose reka rero dusoze ariko ni iyihe nama wagira abadamu nk'uko tubavuzeho ndetse n'abagabo ingo muri rusange ko biri gucika kandi nimba ari ibihe bya nyuma byo nabyo wenda tugomba kubyitega ariko uko byagenda kose ibyiza n'ibibi biragendana ni iyihe nama waha abubatsi ingo hanyuma dusoze ubwira abakunzi bawe ni hehe bashobora gusanga ibihangano byawe kugira ngo bakomeze bishime banezerwe uvuze iby'ingo ngo biri gucika birantusha uyu munsi ubundi iyo umugabo n'umugore si abavandimwe sinakwakunda uvuga ngo umubyeyi si n'isano yo hagati iri hagati y'umuntu n'undi y'umubyeyi ubundi umugabo n'umugore isano bafitanye irenze izo mvuze irenze kuba warabyawe irenze no kuba ufite umuvandimwe ni isano iyo bavuze ngo
iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo babana karamata babe umubiri umwe biba bivuze ko ari akara n'amata n'ikimata komatana ni akaramata rero komatana k'uyu munsi byataye agaciro no kuba wumva uwo mwashakanye ari akara kawe cyangwa ari ubugingo ari ubundi bugingo bwawe nabyo bimaze guta agaciro sinzi impamvu ndagira ngo wenda n'abahanzi banyumva abaririmba indirimbo za gospel na nizisanzwe nazo ni nziza cyane buriya ushobora kumva indirimbo itari niya gospel nkatwe abakristo kumvira konvetse kumva ni indirimbo itangaje tugerageze no kuvuga ngo musigeho kubona umugabo yisha umugore akamugarika hariya kubona umugore yisha umugabo akamugarika hariya ni ibintu ngewe bisigaye bintera ubwoba n'urumeza rukaza ubundi umugore wawe umugabo wawe buba ari ubundi bugingo bwawe nk'uko udashobora kwigirira nabi niko udakwiriye kugirira nabo wamwashakanye kandi ibyo ahanini ntekereza niba sinza aho bituruka hari niba ari ugushakana abantu bahubutse cyangwa ari ukudaha agaciro urukundo rwa bombi ntabwo mbizi ariko mbere yo kugira ngo abantu bashakane ndi gutanga inama ko hagomba kubaho kwitonda hakabaho kurambagiza bigafata umwanya munini wiga kuri mugenzi wawe mugiye kubana umuntu muzabana iteka ryose mugatandukana n'urupfu ntabwo ari umuntu wo guhubukirwa ni umuntu wo kwitondera ukurambagiza wamara kurambagiza ukemeranwa n'umutima wawe ko uwo muntu ubasha no kumwihanganira kuko hari urukundo no kwihangana kuraboneka abubatsi ngo rwose tugerageze uko dushoboye ibyo twasezeranye amasezerano twagiranye niyo waba utarayagiranye imbere yo kwa pasiteri cyangwa kwa bishop cyangwa kwa padiri n'ahandi isezerano umuntu agiranye n'undi ryo gushinga urugo burya Imana niryiha agaciro cyane kurushayo tubona mu madini iri sezerano wagiranye na mugenzi wawe nubwo mutagiye mu idini nubwo mutagiye mu murenge iri sezerano rirakomeye mwahanye igihango cy'amaraso rero gutinyuka mugenzi wawe ukamukata ijosi ukamukura ni ibintu birenze kandi birahari ntabwo turi bubihishe birahari ni ibintu rero bimaze kurenza mu by'ukuri abubatsi ngo musenge cyane dusenge cyane ndetse abari bakuru bagikanyakanya batanga inama dutanga inama duhugurane kugira ngo ingo zacu nyine zibijuru rito nkuko tujya tubiririmba n'abana bacu bazabigiriramo umugisha bazagira umugisha nabo baba abagabo n'abagore bejo hazaza babyara abana u Rwanda rw'ejo rwiza twubaka igihugu cyacu n'isi muri rusange dushimire Animari rero mu nama nziza zikomeye cyane ntekereza ko ubwira wumva ngo ntavunika kandi ni nako bigenda koko ni nawo musanzu ubwo nta kundi cyo nabasaba namwe no gushyira mu bikorwa inama ze wagosora ntekereza ko ibyo avuze byose urabyumvise ariko nimba hari n'ikimusobwe uramwihanganira n'umuntu Ani abakunzi bawe by'umwihariko abakunzi bakunda indirimbo za gospel cyane bakaba banagukunda baribaza bati Animari ibihangano bye twabisanga hehe kugira ngo koko tubikurikirane nimba hari n'izindi mbuga zirenze wenda urubuga rwaba indirimbo zawe ziriho bashobora no kugusangaho waziba hanyuma tugasoza mu byo tuvuganye nimba nta cyaba kigusobwe nacyo ngo cyongereho birahagije nkuko wabivuze ubwira wumva ntavunika kandi kuvuga byinshi burya baravuga ngo kubiba menshi siko kuyameza umunyabwenge burya abayumvise rero nta kinsobwe uretse ko wanavuga yagera kure ariko iby'uyu mwanya ni ibi naho aho basanga ibihangano byanjye
mfite channel iri kuri YouTube wandikamo Muhimpundu Hane official. Ukabonaho ibihangano byanjye byinshi, harimo indirimbo nyinshi, harimo n'udufilime nagiye nkora, buriya njya nkora n'imivugo. Mu minsi iri imbere barajya babona imivugo na filime. Ngiye kugerageza kugira ngo abakunzi banjye mbasangiza ibintu byinshi kandi byiza, nabo bazagerageza kumba hafi bantera inkunga. Kuntera inkunga buriya ni ukubikurikirana ibyo nabahaye kuri iyo channel bakabikurikirana. Wenda nzafungura n'ahandi simbizi, ariko aho harahari. Andi turagushimiye rero ku mwanya mwiza waduhaye no kuba watwakiriye. Tugushimira kandi ko watwakirije amata y'inka zacu zo mu Rwanda. Ni nako bigenda koko abari b'u Rwanda n'abategarugori munezezwa no kwakiriza abashyitsi amata. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Buriya umuntu akwakirije amata akubwiye ngo urakagira amata nawe. Hanyuma tukwifuriza amagara mazima n'ijambo twasanze abakuru bavuga ngo uragahorana Imana kandi urakahorana amagara mazima. Turagushimiye yani Mari. Murakoze cyane. Ahubwo nanjye ndabashimira kuba mwadusuye mukadutekereza kugira ngo tugirane ikiganiro. Ni ibintu by'umugisha, ntago ari ibintu wasitaraho mu muhanda. Abantu benshi hano no mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara ntago bicaranye namwe bari gukora ikiganiro. Rero ngiye nabaye umunyamugisha. Ndabashimiye nanjye Imana ibahe umugisha ko mwadutekereje mukanaza mukatubera abashyitsi, kuko dutangira navuze ngo umushyitsi ni umugisha, ubundi mu ijambo rimwe mwatubereye umugisha. Rero ndumva ari ibyo. Nanjye ndabashimiye cyane. Ngayo nguko bakunzi ba TORCH1 TV rero, ngayo nguko umuhanzi Mari twariho tuganira ku bihangano bye bihanganye ubuhanga, ibihangano mwakunze by'umwihariko rwose mukabikunda, mwaba muri mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi byanyuze imitima yanyu. Benshi ntekereza ko hari n'iterambere mwagezeho, kuko burya ahari umuziki rwose stress mu bwonko zirashira, hanyuma nawe ukabasha gukora neza cyane wemye. Muhimpundu Mari rero niwe twariho tuganira, n'umubyeyi mwiza yatwakiriye twanezerewe. Hanyuma ariko kandi ibihangano bye yamaze kubabwira aho bishobora kuboneka. Yavuze ati munyarukire kuri YouTube channel, hanyuma ukore research wandikemo Muhimpundu wongereho official, kuko ntekereza ko utabikoze gutyo uzamusanga henshi hashoboka aho bagiye bitirira nyine izina rye, ariko ni Muhimpundu Mari official. Muhimpundu gusa wongereho official, hanyuma bihangano bye ubikurikire. Yanavuze ati kandi mu mpamaboko buriya no kubireba nyine ugakoraho ukareba, hanyuma ugakoraho kana sharinga, ntubyibagirwe byose. Ndabakunda rero. Ikiganiro reka ngicumbi kiranshimira Mari niwe twari kumwe mu kiganiro. Hanyuma abakunzi banjye namwe by'umwihariko abakunzi ba TORCH1, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Nitwa Emmanuel Kanani.